ndagira ngo mbabwire ngo iri juru dukora turifitiye ibihamya. Niyo mpamvu ntashaka kujenjeka, niyo mpamvu ntazemeranya n'ibiriho n'ibikorwa n'ibivugwa, niyo mpamvu nzabwiriza Imana nabonye ku giti cyanjye. Izina rya Yesu rishimwe kandi rihabwe cyubahiro. Izamurwa ry'abera nararibonye. Ubwo imihanda yavugaga isiga tigita imisozi ikavaho, inyanja zigakurwa hazo. Kristo akerekanwa mu bicu, abantu bakazamuka kuri style imwe nka sumaku izamuye urwembe. Ubwo se urumva icyatuma mvuga ubutumwa mbugoreka ari iki? Turabashuhuje mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Nanone tubahaye ikaze kugira ngo dukomeze kumva ijambo ry'Umwami Imana yacu. Rero muri kumwe na Evangeliste Tesire Beatrice Mass for Ministry TV. Turakomeje kuganira n'ubundi nkuko natangiye tuganira ijambo ry'Imana. Aha turi ni mu Bakorinto ba mbere ibice 15 ku murongo wa 50. Abakorinto ba mbere ibice 15 ku murongo wa 50, aho tugiye kureba ijambo ry'Imana rireba kuba afite umwuka wera, kuba afite umutima wo guhamya ibya Kristo, aho Bibiliya itubwira iherezo ryabo. Umurongo wa 50 uravuga ngo nuko bene data icyo mvuga ni iki, yuko abafite umubiri n'amaraso bisa batabasha kuragwa ubwami bw'Imana, kandi ibibora bitabasha kuzaragwa ibitabora. Izina rya Yesu rishimwe. Reka dusenge Imana. Turagushimiye nanone Mwami wacu Yesu Kristo kubwira ijambo ry'Imana. Aya masaha tugezemo tugiye kumva amagambo y'Imana. Turaritse imbaraga z'umwuka wera, duhamagaye ububasha n'ubushobozi buturutse ku ntebe y'Imana kugira ngo bibashe kudufasha muri iri jambo. Mwami Imana uratubwiye ngo mubiri n'amaraso bisa ntago byabasha kuragwa ubugingo buhoraho. Ariko Mwami turakwinginze, iyo tuvuga ubu butumwa twambaye umubiri n'amaraso n'inyama n'imitsi n'imisokoro, ariko umwuka wera ni udushoboza byose muri Kristo Yesu. Ngwino uganze ufashe imitima yose iri imbere yawe kuri amasaha, abaduteza amatwi bagiye kumvira ijambo bahemburwe n'ijambo ryawe kandi bagirirwe neza n'imbabazi zawe mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, umwana w'Imana. Amen. Tubahaye ikaze inshuti, abavandimwe, abaduteza amatwi, inshuti zacu ku rubuga rwa Mass for Ministry TV, impande zine z'isi. Ndabizi yuko tutari twenyine, turi kumwe n'ubwoko bw'Imana budukunda, budukurikira kandi bakunda n'amahame y'ijambo ry'Imana ry'ukuri. Rero tubahaye ikaze kugira ngo dufatikanye muri uyu mwanya twumve icyo umwuka wera dushakaho n'icyo Imana yaduteguriye uyu munsi. Ijambo ry'Imana riratubwiye mu Bakorinto ba mbere ibice 15 ku murongo wa 50 ngo nuko bene data icyo mvuga ni iki, yuko abafite umubiri n'amaraso bisa batazabasha kuragwa ubwami bw'Imana, kandi ibibora bitabasha kuragwa ibitabora. Ni ibintu bibiri umwuka wera agiye kutubwira, tugiye kwigaho muri aya magambo. Iyo turi mu isi hano, Paulo yaravuze ngo tuba dufashe igihe mu ntambara, kandi mu isi si iwacu, turabashyitsi n'abimukira, iwacu ni mu ijuru. Izina rya Yesu rishimwe, Yesu ahimbazwe cyane. None rero nimba mu isi turabashyitsi n'abimukira, iwacu ari mu ijuru, ni ukuvuga ngo ntitwayitindamo, ntitwayubakamo, ngo ntitwayubakiraho kwizera kwacu, kuko n'ubundi turi abahisi n'abagenzi. Mu Giswahili baravuga ngo ni wapita njia. Sisi ni wenyeji na wapita njia, kwetu ni katika ufalme wa Mungu. Izina rya Yesu rishimwe kandi rihimbazwe cyane. Rero ngo nuko icyo mvuga ni iki, uyu ni Paulo wari wuzuye imbaraga z'umwuka wera, ahamya mu gihe abantu bagendaga uko bishakiye, bakora ibyo bashatse, bubatse ubwenge bwabo ku by'isi, bakomereje amaboko yabo ku by'isi. Arangije arabareba, aravuga ngo abonye neza ko bubakiye ku bintu bizasenyuka bitazamara igihe, kuko umubiri uzabura, kandi numara kubora ntuhabwe ubugingo buhoraho. Inyungu z'uko umubiri ubora usubira mu butaka, amagufwa agasubira mu butaka, ariko ikiri kizima gihawe ubugingo buhoraho cyo kirazamurwa, ntago kima ku ngoma y'ubutaka, ahubwo kima ku ngoma y'Imana.
rero Pawulo arebye neza bifashwemo n'imbaraga z'umwuka wera ngo abona neza ko umubiri n'amaraso bisa bitazabasha kuragwa ubwami bw'Imana. Kandi niko nanjye mbyumva, kandi n'abakorera Imana twese niko tubyumva. Uyu mubiri ugira ibibazo byinshi, ugira irari, urarwara, uracuya. Uyu munsi ushobora guhura n'umuntu ukabona ari igikara, ejo ugasanga yari ikirimuye n'inzobe. Ibibazo by'umubiri mu by'ukuri byubakiye ko ni byinshi, bishobora kuba byakubera ikigusha cyangwa igisitaza mu bwami bw'Imana. Rero Pawulo yagenzuye neza, arareba, aravuga ngo abonye ko hari umubiri ubasha kubora, utazabasha kuragwa ubwami bw'ibitabora. Hari imibiri ibiri yavuze, umubiri ushobora gupfa ntushobore kuzungura iby'ubwami bw'Imana kandi ari umubiri. Hari n'umubiri ushobora gupfa ukazabasha guhagarara hejuru y'uyu upfa, wanesheje, wambaye kunesha, ukabasha kwishima hejuru y'uyu mubiri uzapfa ukabora kandi ugahera buheriheri. Rero aravuga ngo koko ibyo byombi bibiri, umubiri ubora ntuzabasha n'umunsi n'umwe kuragwa ubwami butabora. Koko ubora wamaze kugabana umugabane w'ibibora. Ndashaka kuvuga kuri ako kantu. Uyu mubiri ubora ntuzagira ibyiringiro byo kuzurwa ngo wambikwe kutabora. Ni umubiri utarabashije kumenya Kristo Yesu. Ni umubiri utarabashije gukorera ubwami bw'Imana. Koko uwo nguwo nupfa ugapfa buheriheri. Uzapfa uhambwe ujye mu kuzimu, usubire mu butaka. Nunazuka uzazukira gukorwa n'isoni. Uwo so mubiri Pawulo yibanzeho, yibanze ku mubiri ufite ibyiringiro byo kuzongera kubaho, ukazuka, ukambara ubwiza, ukambara icyubahiro cy'Imana, umubiri utazaheranwa n'urupfu. Niwe rero yavuze ko umubiri udafite Kristo ntago uzaragwa kuzabaho ubugingo bw'iteka, kuko wo ukorera isi kandi ubwami bw'isi buzaherana uwo mubiri. Ndagira ngo nshimire Imana ko dufite umubiri uzaragwa ubwami bw'Imana, umubiri uzabasha kuragwa ibiriho kandi bizahoraho. Pawulo avuga aya magambo yakomerejemo mu murongo wa 51, aravuga ngo bivuze kubera impamvu hari ababereye maso ubugingo bwabo, hari abakorera Imana batayishakamo inyungu z'ibyamirenge, hari abakorera Imana bashaka kuzarangiza neza, bakagororerwa ingororano z'abakoreye Imana z'ukuri. Kuko biri tubwira ko mu ijuru hari amakamba y'abavuga butumwa, hazabumburwa igitabo cy'imirimo myiza y'abakoreye Imana. Kuri wa munsi nidutunguka Yesu azabumbura igitabo, agafata mushwaro, agahanagura amarira y'abantu bose bababajwe, baruhijwe n'umurimo w'Imana hano mu isi. Hanyuma ngo yarangiza kuduhanagura amarira, agahamagara amazina y'abakiranutsi bazaba bicaye iburyo bw'Imana, aribo Bibiliya ivuga ko ari intama. Hanyuma ibumoso hakaba hari abandi bitwa ihene, arizo ziruhije isi, arizo zambaye umubiri utazabasha kuragwa ibitaboro. Ntibishoboka abo ngabo. Ihene zizahenebera, ihene ntizizibukwa, ihene nta rwibutso, imirimo y'ihene izarangirira imbere y'intebe y'Imana. Kuko Bibiliya imbwira neza ko abera b'Imana bazasa n'intama zagenze mu isi zicishijwe bugufi, bagenda biyubaraye ku Mana yabo, banga kuyikoza isoni barenze icyubahiro cy'Imana. Abo ngo bazaba bameze nka Yesu cya gihe yashushanywaga n'intama ijyanywe mu ibagiro, ariko ari umwami kandi afite ubwenge bw'Imana bwose. Ariko yicishije bugufi ngo yambara akamero k'umuntu, yiyambura akamero k'ubumana, ngo ibyo bituma apfa urupfu rubi rwo ku musaraba. Rero uyu mubiri uzahagarara ukaragwa kutabora ni nk'uwa Kristo yari yambaye. Twarabibonye ko mu minsi 3 yazutse, akambara ubwiza bw'Imana, agatumbagira agasubira ku Mana. Rero Pawulo arimo aravuga kuri iyi mibiri kugira ngo tubashe kumenya uwo twambaye aya masaha n'uwuhe. Ubudahangarwa uyu mubiri ufite uzabasha kwambikwa kutabora n'ubuhe. Reka turebe rero, turayifashwamo n'umwuka wera w'Imana. Ku murongo wa 51 aravuga ngo dore mbamenera akabanga, ntituzasinzira twese, ahubwo twese tuzahindurwa mu kanya gato, mu kanya nk'ako guhumbya, ubwo impanda y'imperuka izavuga koko. Pawulo arashimangira, yashyizeho akitso ngo izavuga koko. Hari icyatuma uyu mubiri twambaye tuwurindira mu butware n'ubudahangarwa bwo gukorera Imana neza.
koko abasiganwa b'amafarashi n'amagare n'amamodoka hano mu isi bajya basiganwa ariko utwara ikamba ni wa wundi wabashije gutsinda. Utatsinze ntabasha guhabwa ikamba ry'uko yasiganwe neza. Rero Paulo aragira ngo twubake ubwami bw'Imana mu gusiganwa neza. Turi mu marushanwa, turi mu masiganwa hano mu isi, dufite speed yo gukorera Imana cyane kugira ngo ubwami bw'Imana bubashe kubakwa muri twebwe. Rero ngo reka tumenera akabanga. Kubera iki se agiye kutumenera akabanga? Birashoboka yuko turimo dukorera Imana muri kirabaye. Birashoboka yuko uyu mwanya duhagazemo tutaba tuwusobanukiwe neza. Ariko nitwumva ukuntu Paulo atwongorera mu matwi y'Umwuka Wera akatumenera akabanga uburyo abantu batazasinzira bose abisi. Kandi iyo tureba neza turabona ko dukanuye, twese turabona turacanye ku maso. Mbese twariyemeje twaranamuje turacanye, nta mpumyi turimo, twese turareba. Ariko Paulo aravuze ngo reka tumenera akabanga. Kuki yavuze ngo ntago twese tuzasinzira nk'abandi? Ni ukuvuga ngo muri twebwe hari ababereye maso ubugingo bwabo, no muri twebwe hari abatabereye maso ubugingo bwabo. Hari abazasinzira mu rupfu, bagasinzira batazongera kubyuka ngo babe bazima. Bagasinzira n'uyu mubiri twambaye ntuzongera kugira ibyiringiro byo kuzabaho ukundi. Ariko hari n'abazasinzira bapfiriye mu mwami, bagapfa bapfiriye mu mwami w'Umwuka Wera avuga ngo ye abo nibapfe nibasinzire baruhukire mu mihate y'imirimo bakoze. Koko Umwuka Wera avuga ngo ye nibaruhuke imiruho n'imihate y'ibyo bakoreye Imana. Rero hari abarimo baruhira Imana, hari abarimo bafite umuhate ukomeye wo gukorera Imana, hari n'abarimo birukira ubusa, hari n'abarimo bakorera ubusa, hari n'abarimo bazapfa bagapfa batazongera kwibuka ukundi kubera Imana bakoreye uko izabiteye. Ubwami bw'Imana ni bumwe n'ijuru, ubwami bwa Satani n'ubwa kabiri ni hasi. Kandi abajya mu irimbukiro Bibiliya yabashyiriyeho inzira zibiri. Hari inzira ijya mu bugingo ifunganye twese duhatirwa kuyinyuramo. Paulo ari mu mwuka yaravuze ati ndasiganirwaho negekwa kugera, kuko ni itegeko ko nyura muri iyo nzira. Nubwo irimo amahwa, nubwo harimo ibintu bijomba, ariko ntabwo twese tuzakorera Imana mu buswa, mu bugoryi, mu bupfu no mu buhumyi. Harimo abantu bari maso. Paulo aravuga ati mbamenera akabanga rero ntabwo twese ari uko tuzapfa. Urwo rupfu ntabwo ariko tuzarupfa, harimo abari maso ubwo impanda y'imperuka izavuga abera bazazamurwa. Ababereye maso ubugingo bwabo, abarindiwe mu mbaraga z'Umwuka Wera, abubaha Imana bakayubahisha. Impanda y'imperuka izavuga nk'uko Bibiliya bitubwira, impanda izavuga Kristo azamanuka ari kumwe n'ingabo z'abamarayika bamushagaye, ahagarare mu kirere mu gicu, hanyuma ngo abari hasi bazamurwe. Nibamara kuzamurwa ngo ntago bazanatanga basinziririye mu mwuka bari mu butaka aho imibiri yabo ibikiwe. Ngo abo ngabo nabo ibituro bizasama bazamurwe, ngo twese twifatikanyirize muri defile imwe gusanganira umwami mu kirere turirimba indirimbo ya Mose n'umwana w'intama. Ibyo ndabyemera. Hanyuma rero ngo uyu mubiri mu murongo wa 52 aravuga ngo mu kanya gato nk'ako guhumbya ubwo impanda y'imperuka izavuga koko abapfuye bazurwe ubutazongera kubora, natwe duhindurwe. Birumvikana yuko turi pati hari kote ebyiri. Hari kote izapfa ikagenda igahambwa ntizongere kuzuka. Hanyuma hari abapfiriye mu mwami, impanda y'imperuka nivuga ngo bazazurwa nk'uko Yesu yinjiye mu kuzimu akanyeganyeza ibituro by'abera bari basinziriyemo, agafungura ibituro akabazamukana bakaba bicaranye uburyo bw'Imana. Bibiliya iravuga ko Yesu afite imfunguruzo za rupfu na kuzimu. Rero uwo munsi abo bakoreye Imana, uwo munsi abo buzuye imbaraga z'Imana bahamije Imana neza, ngo nubwo bapfuye bagasinzira nk'uko abandi basinziriye, ariko Paulo mu ijambo rye yaravuze ngo nukuri impanda y'imperuka nivuga abapfuye bazazurwa, natwe abari maso duhindurwe twambike ubwiza bw'Imana, dusanganire Yesu mu kirere aho tuzaba tugiye kubazwa imirimo twakoze no gushyirwa mu myanya y'ibyicaro twaba twarakoreye kubyicaramo. Izina rya Yesu rishimwe rihabwe icyubahiro. Ndagira ngo mvuge ngo mu ijuru ni heza, iwacu ni heza mu ijuru. Muririmbye niko yavuze ngo mu ijuru iwacu heza. Umunsi umwe Imana yankoze ku maso inzamuye viwango vya rohoni cyangwa se mu ntera z'umwuka. Imana inyereka mu ijuru ukuntu hameze. Jewe ndagira ngo mbahamirize ko igice kimwe nabonye ijuru nta mazu, nta misozi, nta na fondasiyo z'amazu. Aho nabonye hari
ahantu hateye indabo z'ubururu n'umuhondo, harimo imihanda myiza ya zahabu. Iteraniro nahabonye aho hantu, ijuru narirebaga nk'uko ureba iki kirere cyo hejuru turimo tureba, turaramye turabona ikirere. Hariya hejuru ngira ngo urebye nta mazu, nta mamodoka, nta ma etaje, nta misozi, nta bibaya, nta nyanja. Urabona ko ari tambarare, na ahantu harambitse, twese ntitwamenya aho ritangirira cyangwa aho rirangirira. Uko niko nabonye ijuru giye ku giti cyane. Mbona bera b'Imana bari bahagaze baririmba. Imana nyeretse iteraniro ry'abaririmbyi ko kuwaje kumbwira ngo tugende, yarambwiye ngo kanda aha, mpakoze nzamuka nk'uko umuntu azamuka muri sanseri. N'umunyenga rero kujya mu ijuru. Mpageze nabonye abaririmbyi bambaye imyambaro igera ku birenge isa n'iy'abapadiri nk'uko tubona abapadiri bambara. Iriya myambaro yaranejeje. Iyo ndi hano mu isi mbona bambaye mini, mbona bambaye amapantaro, mbona ibintu bitandukanye, ariko ishusho nabonye y'abantu bari hariya mu ijuru, ngira ngo hari ikintu nahayigiye. Nta muntu nahabonye upfumuye amatwi, ntawe nahabonye usutse imisuko. Abantu bose bari bafite umusatsi wa naturel kandi karemanwa bavukanye. Icyo ni icyitonderwa dukwiye kureberaho. Nanjye uvuga buno butumwa, haracyari igihe cyo kuba nakwihana cyangwa se nkakorera Imana neza. Koko ibintu nabonye hariya bishobora kuba byaranyigishije isomo. Abantu bose bari bambaye imyambaro isa, ariko twebwe hano mu isi dushona imishoni itandukanye, amastile tugakubita. Ngira ngo iyo ugenda uhura n'abahungu bapfumuye amatwi bambaye amahereni, wagira gutyo ukabona abagore twambaye amahereni, abandi bashyizeho imisuko, abandi bafite naturel zabo, abandi bafunze ibitambaro, abandi basigaje izuru gusa n'umunwa ntushobora kubona. Ariko izo style ntago ari zo nabonye hariya. Nabonye rero abantu bambaye imyambaro nk'iy'abapadiri. Mbona abantu bose bari ku rugero rumwe, nta munini, nta mutoya, nta muremure usumba undi. Abantu bose barasaba ariho ubwiza bw'Imana. Indirimbo baririmbaga ntago nabashije kuyimenya ijwi ryayo, ariko inanga zaracurangaga, nkabona abantu baradansa, barakora danse. Indirimbo ntago nabashije kuyimenya. Mu ijuru rimeze nk'uko ikirere tukibona, nta nzu, nta modoka, nta bati. Ibyaremwe byose byarasaga. Imbere y'iryo teraniro hari intebe yicayeho Yesu n'abandi bagabo babiri. Umugabo narinzi mu isi witwaga Steven Kadengera ibisazi bya Yesu Miracle Center, n'undi mugabo witwaga Muringa waturutse ibyura muri Kongo. Nari mbazi nk'abakozi b'Imana, twakoranye umurimo w'Imana. Aho umwe yari ibumoso, undi yari iburyo. Abo nibo nabashije kubona. Bibiliya iravuga ngo tuzazuka, abapfuye bazazukira mu mwami, bambare ubwiza bw'Imana, bambikwe imibiri yo kudapfa, natwe duhindurwe duse n'umwami. Rero mu ijuru hazabaho kumenyana. Nimba amaso yanjye aramenye Steven Kadengeri bisazi bya Yesu wa Miracle Center, nkamenya Muringa wapfuye wakoreraga Imana mu itorero rya Diperi, nkamubona gutya na Yesu wanesheje urupfu na kuzimu, wicaye hagati nk'umwami w'iryo teraniro. Mu ijuru tuzamenyana, duhoberane, dukurikaneyo, tuvuge ngo kurikayo, ese nawe waje? Ndagira ngo rero dushyire icyitonderwa kuri iri somo, yuko abapfa bapfira mu mwami bazongera kuzuka, bakambikwa umubiri wo kudapfa. Ariwo Paulo yavuze ngo ubwami bw'Imana ntago bugirwamo n'abantu bambaye umubiri n'amaraso gusa, ahubwo n'abambaye imbaraga z'umwuka wera. Uyu mwuka rero turawukeneye muri iyi minsi kugira ngo udushoboze gukiranuka kose, tubashe gukora ubushake bw'Imana. Ndagira ngo rero tugendure neza uburyo tuzabasha kuzamukana na Kristo, tukajyana nawe mu bwami bw'Imana. Amen. Rero umurongo wa 53 uravuga ngo kuko uyu mubiri ubora ukwiriye kuzambikwa kutabora, kandi uyu mubiri upfa ukazambikwa kudapfa. Uyu mubiri upfa ukazambikwa kutabora, n'uyu upfa ukazambikwa kudapfa. Nibwo hazasohora rya jambo rivuga ngo urupfu rwamizwe no kunesha. Ngo urupfu rwamizwe no kunesha. Ngo warupfuwe, kunesha kwawe kurihe? Warupfuwe, uruboyi rw'urupfu rurihe? Icyo gihe rero urabona ko urimo Kristo n'umwuka wera azaba ahagaze neza ku buryo azishima hejuru rwa rupfu rwajyanye abanyesida basambana, rwa rupfu rwajyanye abatubuzi bagapfa badakorera Imana, rwa rupfu rwajyanye abatinganyi batizera Kristo, rwa rupfu rwajyanye abiyitirira Imana batayifite. Ngo abo ngabo banesheje nibahagarara hejuru urwo rupfu rw'abanesheje, urwo rupfu rw'abaneshejwe ruzabasha kwishimwa hejuru na babandi bambaye urupfu rwo kuzukana Kristo, bahagarare hejuru rwa rupfu, barwishime hejuru rwa rundi rwabatwazaga igitugu kandi rutabashoboye. Uwo munsi urwo rupfu ruzakorwa n'ikimwaro, kuko rwanesheje ruzahagarara hejuru urupfu rutabashije kunesha.
rubwire rwa rupfu rutazutse rutabaye ruzima ngo warupfuwe uruboyi rwawe rurihe kunesha kwawe kuri hehe twambara imbaraga z'Imana duhagarare mu butware bw'ijambo rya Kristo duhagarane n'Imana mu bihe bigoye kubera ko ntago tuzaheranwa n'amateka ya dayimoni satani n'inama z'ikuzimu n'ingamba z'ikuzimu ahubwo tuzazuranwa na Kristo duhinduranwe bazima na Kristo niko ijambo ry'Imana rivuga rero mfite ibyiringiro ndarangira abantu inzira yuko iri juru dukorera tuzaribana ku maso live tuzaribana ku maso icyo gihe nabanaga ibyo rero nongeye kubona undi marayika arambwira ngo nimbwira bari mu isi ntibazajye baririra abantu bapfuye bari mu mwuka koko iherezo ryabo atari ribi kandi kubaho baba bimuwe bakuwe mu isi bimukiye ahandi bakoreye kugira ngo bazongere kubaho ibyo byagaragaye igihe nabwiraga umugore wa Muringa wapfuye dukorana umurimo w'Imana ari umuhanuzi apfuye turarira kuko twafatanyaga umurimo w'Imana hanyuma rero igihe twamushyinguraga apfanye n'umukobwa witwaga Nyirabihogo murumva nyine itorero twararize twarababaye ariko nijoro ndyamye marayika arambwira ngo kanda hano tugende ndakanda turagenda anyereka ahantu Muringa yicaye afite amaso ameze nk'ay'intare y'umuriro Muringa mpabwa kuvugana nawe ambwira ati Tesire we amarira muririra umukiranutsi abameze nk'ibitonyanga by'amavuta yatogose muyajugunya ku mubiri w'umukiranutsi kuko iyo murize mubasha aya marira aragenda agakora ku mukiranutsi akamutera amabara cyangwa se mabaka genda umbwirira umugore wanjye Ana ko atazongera kundirira ndiho ndi muzima nzahoraho iteka ryose sinapfuye ndi muzima kandi umumbwirire ngo ejo azoga yisige asasa amashuka meza nzaza kumwereka ko ntapfuye ahubwo ndi muzima ayo ni amakuru nashyikirije Ana umugore wa Muringa ndamubwira ngo marayika yambwiye ko ejo uzoga ukisiga ugasasa neza hanyuma Muringa azaza mukavugana live mu gihe twebwe tuzi ko yapfuye ndayimubwira arabyizera Ana wa Muringa umugore we abigenza nk'uko umwuka yambwiye abigenza marayika yambwiye hanyuma ngo yagiye kubona aryamye nijoro mu masaa 3 ya nijoro abona marayika amanutse ahengetse ibaba rimwe araza aramupfumbata aramubaza ngo urabona nsa nande Ana asubiza marayika ngo ndabona usa na marayika w'Imana marayika aramusubiza ngo ntago ndi marayika w'Imana ahubwo ndi Muringa umugabo wawe oh haleluya ku musozi wera igitambo cy'Imana kizabonwa Ana ntiyongeye kurira ukundi koko marayika yamwiyeretse yaje aramubwira ati urabona asa nande Ana aramusubiza ati ndabona usa na marayika w'Imana marayika aramusubiza ati ntago ndi marayika ndi umugabo wawe Muringa uzi ko napfuye buheriheri ariko ndiho nzakomeza kubaho kandi nzongera kubaho tuzongere kundirira ko napfuye aho ndi ni wabo wabadapfa ni budapfa Imana ishimwe kandi ihabwe cyubahiro ngira ngo mvuga amagambo ndabasubizamo imbaraga ko gukorera Imana kwacu ntago tuzapfa nk'abasavire ntago tuzapfa nk'abaswa ntago tuzapfa nk'abagenzi batazi iyo bajya Imana dukora turayihamiriza mu isi niturangiza tuzacyura igihe cyacu tujye guhabwa ingororano z'ibyo twateguriwe amaso yanjye narahabonye neza hanyuma nongera kwerekwa nanone ikuzimu aho ngaho abadafite Kristo bajya guhambwa imibiri yabo n'amagufwa yabo bikajya mu kuzimu naho naraheretswe ndamanurwa na marayika anyereka mu kuzimu neza mbona itanura ry'umuriro ryaka rikikijwe n'abantu badafite imibiri bafite amagufwa gusa nta mubiri ariko wari umugabo nkamenya ko ari umugabo wari umugore nkamenya ko ari umugore abo bantu barotaga bacikiye abana abagore bonsa amagufwa kandi ayo magufwa yari yahawe kuvuga kuko natungutseyo baramenya bampereza ikaze ariko mbateza akaga kubera ko mpageze hanyuma bampereje ikaze maze kuhagera bakoma amashyi ngo karibu iwacu ndababaza ngo iwanyu hehe bati mu kuzimu ntigewe ntabwo ndi wo mu kuzimu ndi wo hejuru Satani w'amahembe 3 wari Captain Kamandazi uyoboye icyo gitero cyabo bantu batari bafite amagufwa ari we Satani Rusoferi ibyicaro bye makao makuru ya Shetani ni kuzimu na mauti niho yicaye aho ngaho aho imibiri tazazuka ngo yongere guhagarara hejuru y'imibiri yanesheje arambwira ngo wowe utungutse hano ngo urabana uku kuntu tumeze anyereka amaboko ye arambwira ngo urabana atari nk'imihini isekuru bugari ndavuga ngo yego ngo hari intoki dufite ndavuga ngo ya ngo amasengesho musenga muri mwisi mwebwe aba Yesu mukavuga ngo ducika amaboko ngo amaboko yacu itacika niyo mpamvu tudafite amaboko dufite imihini vipigili vya mikono havipo iyo muvuze ngo mwizina rya Yesu umuriro w'Imana umanuka utwike
ngo muradutwika mukadukongora ngira ngo ibimenyetso urabibona ko nta maguru dufite nta ntoki nta mano twege tumeze nk'imihini isekura ubugari kubw'iyo mpamvu uje hano turakwangiza. Imana irandeka uwo Satani yari afite inyundo ya kinobe w'amahembe 3, undi yari afite urukero rumwe rusatura imbaho, undi yari afite isuka yashize ikwikiyemo umuhini. Wa wundi w'amahembe 3 wari ufite inyundo ya kinobe yankubise hasi. Imana irandeka kugira ngo nzabone icyo mbabwira uyu munsi ndi kuri kamera ya Mass for All Ministry TV. Yategetse wa wundi w'igifunga w'ihembe rimwe y'isuka yashize ashyira ku gutwi kwanjye, ategeka wa wundi w'amahembe 2 wari ufite urukero aramubwira ngo nashyire ku gifunga cy'isuka ku gutwi kwanjye mbese nkuko bakeba imbaho inshuro 7. Arabikora ububabare nabwumviraga mu mwuka kuko mu mubiri ho ntago nari mu mubiri ngo mbashe kubabara nk'umunyamubiri. Rero iyo yasanaga urukero agashyira kuri yasuka y'igifungo cyashize yakeba ububabare n'uburibwe nkabyumvira mu mwuka, ariko uko yakebaga gutya nkabona inyuguti zakura zandika ngo Yesu Kristo ni umwami, Yesu Kristo yaranesheje, ntupfa uruwa Yesu, uko yatsinze nawe ni kuri butinde kandi uzahamiriza amahanga. Inshuro 7 uko yakeraga niko nabonaga amagambo yiyandika, ari no uyu munsi mbona ndi kuri kamera ndi muzima ntarahiranywe ikuzimu kwa Satani. Hanyuma arangije inshuro 7 wa wundi w'urukero umwe wakinubahereza wa wundi wari ufite urukero ngo nakubite kuri cya gifunga cy'isuka ku gutwi kwanjye kwibumoso kwari hejuru, ngo akubite inshuro 7. Uriya mubare wa 7 Imana irema isi n'ijuru mu minsi 7 ni icyuzuzo cy'Imana. 7 isobanura icyuzuzo cy'Imana, 3 isobanura ubumwe bw'Imana n'umwana wayo n'umwuka wera. Narimo mvuga uburyo Satani w'amahembe 2 yahawe urukero agakera inshuro 7, ariko yakera nkajya mbona ibihamya byerekana ko ndi kumwe n'Imana nubwo nageze aho hantu ndimo mbabazwa gutyo. Ikindi cyiciro cya 3 urumva icyambere cyari ugushyirwa hasi no gukerwa urukero rukeri iyo suka y'igifungo kugira ngo bambabaze. Ikindi cya 2 yafashe inyundo ya kinobi akubita inshuro 7 ku gutwi. Ububabare bw'iyo nyundo narabwumvisha kuko namaze amezi 3 amatwi atabasha kumva neza kubera ubwo bubabare bwaho hantu. Ariko ntabwo Yesu yari yandekuye ngo mfe, yagira ngo njye kwiga minuze ngaruke nkubwira amakuru y'uwo mubiri utazazuka ngo bashe guhabwa kutabora. Uwo ni umubiri ubora udafite ibyiringiro uzazukira gukorwa n'isoni, utazabasha guhagarara hejuru gusa uhagarane n'uyu ubasha kutabora uzaragwa ibitabora. Hanyuma bakubita inshuro 7 ya kinubi bakubita ku gutwi nkaho nagacikanye ngo mfe. Igihe bakubitaga mbona Yesu hakurya rya tanura ry'umuriro bantu badafite imibiri bicaye barimo bota, aturutse hari yavuga ngo nuwa Yesu ntapfa, uwo nuwa Yesu ntapfa, uwo nuwa Yesu ntapfa. Dayimoni uko ari 3 amahembe 31 wari ufite igifunga cy'isuka n'urukero na wa wundi w'inyundo ya kinobe bakebutse Yesu hakurya ari maza avuga ngo uwo nuwa Yesu ntapfa. Bose bahise buma nk'urujanga, araza yinjira muri wa muriro wakaga w'itanura ry'inyanja awuzenguruka marawuzimya. Araza mfata ukuboko arambwira ngo ntuzapfa uzarama utekerereza abantu imirimo n'ibitangaza wabonye. Aha ni bukuzimu kwa Satani, aha niho badafite Kristo n'ibyiringiro byo kuzuka, imibiri yabo iryamye n'amagufwa yabo bazazukira gukorwa n'isoni. Genda ubwire isi ko nanesheje urupfu na kuzimu, kandi abari muri gihe bazanesha urupfu na kuzimu bagahagarara umunsi umwe bishima hejuru y'umubiri utabasha kuragwa ibizahoraho. Mvuga gutya rero ndimo natanga ubuhamya kugira ngo wumve yuko nukorera isi ibihembo byawe n'iby'isi kandi ntuzajya mu ijuru uzajya mu kuzimu. Umwami w'ukuzimu rero ni Satani n'abadayimoni n'abakorera Satani bose. Protokoli iri hariya urumva ko uwa mbere afite amahembe 2, uwa mbere afite amahembe 3, uwa kabiri afite 2, uwa gatatu afite ihembe 1. Rero iyo mibiri nabonye y'amagufwa misa ntago izabasha kuzuka. Niyo majini, nibo bazimu, nibo batera mu misozi. Munjye mwumva abantu basenga ngo abataremwa ba Ruhanga bo mu misozi ya Karisimbi na Muhabura, abo mu nyanja iri kwera, abamarayika bo mu ijuru rya 3. Mu ijuru rya 3 ni amajini,
mu misozi ni ibigirwamana by'abasogokuruza bambazaga imana z'imandwa n'iziterekerwa. hanyuma ba mu nyanja ni aba badayimoni abarungi basenga abarangi, kuko bambaza imana bavuga ngo turi abakozi bakora batananirwa, bakorera imana yo mu nyanja iri kwera, bakarisimbi na muhabura. urumva ko imana ziratandukanye. abo ngabo iherezo ryabo nimba batizera izina rya Yesu ngo bihane, kuko izina rya Yesu ryo twahawe gukirizwamo, ntibashobora kuzaragwa ubwami bw'Imana, kandi imibiri yabo ntishobora kuzaragwa kutabora. baraboze, barashize, bazazukira gukorwa n'isoni. Imana izababwira ngo nimugende kwa so wanyu Satani, ngo inyanja yakumurira n'amazuka izaba ikinguye, ngo bajyemo nibwo bazabona urupfu rwa kabiri, aho baririra no guhekenya amenyo. Ariko uyu mubiri ubasha kuzambikwa kutabora, ugahagarara hejuru y'umubiri ubora, ukavuga ngo warupfu urubayi rwawe rurihe, abo ngabo bazaba bari iburyo bw'Imana. Niba Yesu azabwira ngo nari nshonje mwarangaburiye, nari mu nzu y'imbohe mwaje kunsura, nari mbabaye mwarampumurije, nimugende muragwe ubwami bwa data yabateguriye kuva kurema kw'isi. Umwuka ngo nibicare baruhuka imirongo n'imihati yawe. Ndagira ngo mbabwire ngo iri juru dukorera turifitiye ibihamya. Niyo mpamvu ntashaka kujenjeka, niyo mpamvu ntazemeranya n'ibiriho n'ibikorwa n'ibivugwa, niyo mpamvu nzabwiriza Imana nabonye ku giti cyanjye. Izina rya Yesu rishimwe kandi rihabwe cyubahiro. Izamurwa ry'abera nararibonye, ubwo imihanda yavugaga isi igatigita, imisozi ikavaho, inyanja zigakurwa hazo, Kristo akerekanwa mu bicu, abantu bakazamuka kuri style imwe nka sumaku izamuye urwembe. Ubwo se urumva icyatuma mvuga ubutumwa mbugoreka ari iki? Urumva se umwami na supportinga nkahagarara mu byigishwa by'arindi? Urumva se umuntu natinya ngo azicuye umubiri kandi nzi kutazabona? Urumva se ubwami nakorera butari ubwami nabonye cyangwa najyangwemo ari ububi? Umwami Imana tuganze kandi atugiriye neza. Ndararikira abantu bose kwakira izina rya Yesu no kwihana ibyaha no kubabarirwa, kandi mu byubahiro byawe ukomeza kose Imana irakwemera. Ntabwo uragera aho Satani atarasa imyambi cyangwa adatera amabuye. Garuka kubw'ineza y'Imana, garurwa n'ijambo ry'umuburo w'ijambo ry'Imana. Ngwino wemerera Imana, wihane ubabarirwa ibyaha byawe, kuko ijuru ni ry'abihannye. Ntago uzajya mu ijuru kubera ko wize amashuri waminuje, wagendeye mu ndege n'ibyogajuru, uzi kuvuga ibyongereza byinshi, wicaye muri biro yawe. Bibiliya iravuga ngo ubwenge bw'abanyabwenge Imana yabuhinduye ubuswa, ihagurutse ubwenge bw'abaswa kugira ngo bukoze isoni abiyita ubwenge ko bafite ubwenge bw'abanyabwenge. Icyo gisobanura iki rero? Ni ukwihana no kubabarirwa ibyaha, ni ugukurikira inzira ya Yesu n'umusaraba we. Buri muntu wese akanyura mu irembo rifunganye kugira ngo uzahinguke mu bugingo buhoraho. Data tuganze kandi aduhana umugisha ku bw'aya magambo. Ijambo rimwe ku munyabwenge rirahagije, sinshobora kuvuga ibyanditswe byinshi ngo ahari wakumva. Umwuka wera gufashe akugenderere, ijambo ry'Imana ryinjire mu mitsi no mu nyama no mu masokoro, kugira ngo ubashe kumenya ibyiringizwa niyaguhamagaye. Data duhana umugisha. Karibu cyane rero, ufite icyo wambaza wahamagara kuri 0782504047. Hanyuma ku murongo wa Mass for All Ministry TV nabwo wambonaho. Nkunda bera bose kandi mfasha benshi, ikaze kugira ngo tuganire, dufatanye mu ijambo ry'Imana kandi twungurane ubwenge mu by'urugendo. Reka dusenga n'Imana. Data turagushimiye kubw'icyubahiro cy'umwuka wera, turagushimiye kubw'ijambo ryawe. Wabanye natwe, ndagushimiye mugaba w'ingabo, ntwari mu ntambara, mutabazi wa Yakobo. Ndagushimiye aho tugereje, ndagushimiye kubw'ijambo ry'Imana tumaze kubwiriza, ndagushimiye kuba duteze amatwi, ndagushimiye kubwoko bwawe bwiteguye kwakira ijambo ryawe. Fasha ababyeyi, ufasha abakobwa, ufasha abagabo, ufasha abasaza, buri muntu wese umugire neza kubw'urukundo rwawe n'imbabazi zawe. Ukiza abarwayi mu izina rya Yesu, uhagarika imbaraga z'umwijima, uhagarika ibitero byo mu kirere, uhagarika imyuka yo mu nyanja, uhagarika bitavuga rumwe n'umwuka wera, ibigambirirwa n'ibishyirwaho, inama zikorwa mu kuzimu, ndohereza y'umuriro w'Imana ngo utwike inama z'abadayimoni, wangize ubwami bw'ikuzimu, ufatamira ibitekerezwa n'ibigambirirwa, wangize buri kimwe cyose kidahesha Imana icyubahiro gikorwa hariya hasi. Zamura icyubahiro cyawe, zamura ibendera ryo kunesha ku buzima bw'abantu bawe, kandi nyaguhora ku ngoma. Abitirwa izina ryawe barindirwa mu maraso y'ubudahangarwa, barindirwa mu ijambo ryawe, barindirwa mu butware, kandi utugirire neza, tuzakubone twese tutariho umugayo, tutazakorwa n'isoni kuri rya munsi. Urakoze mu izina rya Yesu, amen.